tupaya sikamando jezidota nini waya sikamora jezi reka tutawaya sikamando ya shayinimora reka mvuge ngo Uwiteka Nyiringabo Imana abashigikire reka mvuge ngo ukuboko k'Uwiteka kugumye kubane namwe kandi buri muntu wese ukurikirana iyi channel ya Dr. Apostle Nkundabose Happy nukuri mugumye mugubwe neza ikiganza cy'Uwiteka kigumye kibarambukire nukuri amahoro n'imigisha bigumye kubomaho nibyo mbasabiye mutera intambwe muve ku rwego rumwe mugere ku rundi reka mvuge ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ajya abahozaho amaso mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfa akazuka amen komeye dore ko bamwe batandukana bitewe n'ibyo basezeranijwe cyangwa babwiwe by'ibitangaza ntibabibone cyangwa si bakabona ubuzima burashaririye akabona atazabyihanganira cyangwa si ibyo yaje amushakaho niba yaraje amukurikiranyeho ibintu akabona nta kuntu azabibona hari ukundi kuntu bimeze muri make akabona nta kuntu biri bugende cyangwa si niba yaraje akurikiranye iyo mitungo akabona ko ari bubashe kuyibona byoroshye nibatandukana akagira vuba akava mu nzira akagenda kwirira ayo mafaranga cyangwa se akayakoresha ibindi nuko ari abantu babikora ari nka business ntago biba byoroshye niyo mpamvu buriya umuntu ujya kubaka cyangwa gushaka umugore n'umukobwa akajya gushaka umugabo mujye mubanza musenga Imana muyibaze hanyuma muyake n'ibimenyetso umenye ngo mbega umuntu tugiye gushakana tuzarambana ese koko urugo rwacu ruzakomera mwaba mubanye musezeranye mwaba mubanye mudasezeranye reka mvuge ngo Imana iyo yatanze umugisha cyangwa si yabashigikiye mwaba mutarasezeranye mwaba mwarasezeranye nukuri mpamya neza ntashidikanya kuko mutera imbere icyambere upfa kubuza icyakuvanye iwanyu niba warajije kubaka uzubaka niba warajije gusenya uzasenya ibyo ni ibintu bibiri hari ukuza uvuye iwanyu uje kubaka yego rugakomera afite intego yo kubaka hari nuza afite intego yo gusenya urumva ni abantu babiri batandukanye rero ntago byoroshye niyo mpamvu mugomba kuba maso mwabasore mwe mwabakobwa mwe mukaba maso mugasenga Imana ikabereka umugabo nyawe cyangwa se umugore nyawe kubifuza ko nabasengera kubifuza ko hari ibyasobanuka ku buzima bwabo kubifuza gufungurirwa imigisha kubifuza kumenya ngo mbega amasezerano yanjye ese yarasohoye cyangwa ntarasohora hari n'abandi baba bafite amasezerano yarasohoye Imana yarayohereje ariko ubumedi n'ubuperesi bakayatangirira mu kirere nawe ndagusengera amasezerano yawe ukayasingira ukayakira hanyuma igihe cyawe cyaba kitaragera ufite isezerano Imana irabimbwira nkakubwira ngo ihangane ubutegereje ryaba ryarasohoye nkakubwira ngo birasohoye kubera iki Imana yacu yaduhaye ubushobozi iduha ububasha iduha imbaraga kubera iki kubera ko twayiringiye tukemera kuba abakozi bayo mu gihe yadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha mu gihe yadutoranije haleluya ikaduhamagara ikadukuraho twari turi Imana ishimwe rero ukeneye kwakira impinduka ni indwara urwaye ushaka kikira nta marozi bakuroze ukeneye kakuvaho hari imyuka mibi guhambiriye ukeneye kikurekura mbega hari ibibazo bigiye bitandukanye ufite mu buzima ariko uvuga ati mpuye n'umukozi w'Imana kansengera byasobanuka reka nkubwire ngo ni karibu mari ku bwanyu n'iki Imana impamagariye
warwaye indwara barakubwira ngo ntizakira, wagiye mu Bushinwa, wagiye mu Buhinde biranga, wagiye mu bihugu bitandukanye biranga, ariko reka nkubwire ngo hejuru y'imbaraga z'abadogiteri n'abaganga batandukanye hari imbaraga z'Imana zikora ibikomeye. Tera intambwe nkusengere ukuboko k'Uwiteka kugukize, hanyuma ushime Imana userebure. Ese ninda yaguhezeho barakuzinze? Reka nkubwire ngo tera intambwe uze nkusengere ibyo bizingo bikuveho. Ese ni imyuka mibi bakoherereza, ni amahembe bahora baguteza? Ese ni ikihe kibazo ufite iwawe? Reka nkubwire ngo mari ku bwanyu. Imana impamagaye kugira ngo mfashe abantu bayo. Kubera iki? Kuko ibona ko abantu barushye, niyo mpamvu icizeho, niyo mpamvu impamagaye, niyo mpamvu yampaye ubushobozi, kamu bubasha, kamu butware bwo gutegeka. Ese ni abadayimoni bakuriho? Ni imyuka mibi? Oya, ni imivumo y'ababyeyi, ni imivumo ya masenge, ni imivumo yihe ikuriho? Ese ni ubushomeri bikumereye nabi? Ufite diplome yawe, yifate uyizane nyisengere muheshe umugisha, hanyuma wakire igitangaza, wakira akazi. Uracuruza ugahomba, ukeneye ko Imana iguha kunguka, ukeneye ko Imana iguha umugisha. Tera intambwe nkusengere. Kubera iki? Hari imbaraga zituriho, hari umugisha uturiho. Haleluya. Kubera iki? Tubifitiye ububasha. Niyo mpamvu mvuze ngo haguruka. Igihugu cyose waba urimo, intara yose waba urimo, reka nkubwire ngo tera intambwe. Nimero yacu rero ya telefone ni 0782 90 43 74. Kuba mu gihugu cyo hanze urabanza guteranya 250 7 8 2 90 43 74. Reka nsubiremo, urabanza guteranya 250 7 8 2 90 43 hanyuma tera intambwe uze wirebere, kuko Imana iracyakora kandi iduhamagaye. Twizeye ko ikora kandi ishoboye. Apana bya bindi byo kwivugisha, kwihangishaho ngo Imana irakora idakora. Irakora. Imana mbabwira ntabwo ari iyo nabwiwe, ni Imana ubwayo yanyihamagariye, ni Imana ubwayo yampaye ububasha n'ubushobozi, ni Imana ubwayo twivuganiye, niyo mbabwira. Iyo imbwiye ngo nguhaye amafaranga irayampa, iyo imbwiye ngo hari ikibazo runaka nkemuye iragikemura. Imana yacu irakora, ntabwo ari bya bindi byo kwihangishaho tubeshya ngo Imana irakora kandi Imana dukorera idakora. Reka nkubwire ngo Imana idakora ibitangaza. Kuri bamwe bavuga ngo mbega Imana, ese abantu bigisha ibitangaza gusa, Imana, iyo Mana idakora ibitangaza nta Mana yaba irimo. Kubera iki? Imana yacu igomba gukora ibitangaza bigatangaza abantu bakavuga ati Imana iracyakora. Kubera iki? Imana ni ibitangaza, ni igitangaza. Niyo mpamvu rero igomba gukora ibitangaza. Niyo mpamvu rero ugomba kuza ukakira igitangaza cy'Imana. Kubera iki? Kubera ko wayiringiye, kubera ko wayegereye, kubera ko uhagurutse ukajya kureba umuhanuzi wayo. Ni ukuri ndahamya neza ntashidikanya. Rwanda rwose ntago ari byiza, abantu mutukana Imana ibababarire. Vava rero yihanukira agatuka uwo mu pasiteri, yaravuze ngo yamuhanuriye ngo azakenyuka. Aravuga ngo mbere yuko akenyuka ngo uwo mupasiteri azakenyuke ari we, akenyukane n'umuryango we wose.
ngo ntabwo ari ikigomeke cyangwa se ari uwo gukenyuka kuko aracyari umwana mutoya, niko yasobanuye. Ariko nkavuga ngo urupfu iyo rwaje ntabwo rureba ngo runaka afite imyaka ingahe, dore ko rutwara n'uruhinja, rugatwara umwana mutoya, rugatwara abakiri ingimbi, urubyiruko ruri kubyiruka, rugatwara abantu bakuze bageze mu zabukuru, rugatwara abasore n'abakobwa, rugatwara abagore n'abagabo, rugatwara abakire, rugatwara abakene, rugatwara buri umwe wese, rutitaye ngo mbega rutitaye kuri buri muntu, kuko igihe cyawe cyageze cyangwa se Satani yakwibye, birashoboka ko wakenyuka igihe cyawe kitaragera. Kimwe nuko gishobora kuba kigeze, abantu bo bakavuga ngo runaka apfuye ari mutoya, ariko si igitangaza, dore ko muri iyi minsi bigoranye, hari gupfa abantu bakiri batoya, ahubwo abakecuru n'abasaza bigaramiye rwose. Urumva ni ikibazo gikomeye. Navuga ngo Satani yamanukiye urubyiruko, amanukira abantu bakiri batoya bagifite ibyo gukora, dore ko umuntu agira gutya akagenda, ariko akagenda hari ibyo yakoraga byiza, ariko akagenda buri wese akimukeneye. Reka mvuge ngo rero murabizi hari abagiye bakenyuka, turavuga Theogene Nzahuke, aruhukire mu mahoro, Imana imwakire. Turavuga umusitari wapfuye, ba Jay Polly bapfuye bakiri batoya. Hari abasitari benshi bagiye bapfa, Ivan Buravan yarapfuye. So hari abagiye bapfa ari batoya bakenyutse kandi ari abasitari banazwi. Ibyo rero si igitangaza. Niba yarahanuriwe bakamubwira ko ariho umwuka w'urupfu cyangwa se umwuka wo gukenyuka, ntabwo yajya gutukana ngo atuke abantu ngo nimbwa. Ndetse aravuga ngo nimbwa ifite agaciro, bivuze ngo uwo mupasiteri yavuze ko nimbwa imurusha agaciro. Ati gute? Kuko yaravuze ngo nangwa nimbwa iramoka, umuntu akamenya ko abantu baje aho hantu. Urumva ni ikibazo gikomeye. Rero ntibyoroshye, ariko Imana ijya iturengera. Ntago ari byiza gutukana. So si uwo gusa yatutse uwo mupasiteri, oya, kuko wabivuze nakubwiye ntuzabanza ukenyuka we n'urubyaro rwawe, kigoryi gusa. Mayibobo z'abapasitoro zitagira aho zibarizwa. Uzabwirira mayibobo ngo uri muzo ntegera, urumva kabisa, uri muzo ntegera. Mayibobo y'umupasiteri itagira ofisi, itagira urusengero, inteyantesha umutwe. Wazagiye ukabihanurira umuyobozi akabanza akakuzirika ku mapingu abiri wakisha mwinyo indagire. Kumva umuntu ngo Imana ngo yagutumye, banza ukenyuka we n'urubyaro rwawe, kuko ni wagikenya kirenze. Ese Vava, uko gutukana kwawe nk'ubwo baramutse bagiye kukureka ntibyaku? Njyewe ndamubwiye ngo mbere yuko avuga ko abandi bazakenyuka ni wagikenya. Musubije ibyo yavuze, simvuze ibyo atavuze. Urumva ni wagikenya kiruta ibindi bikenya. Imana ituma ko abantu bagiye gukenyuka n'Imana he. Mayibobo bitagira ofisi, itagira n'urusengero ibarizwamo. Sabwiriwe mayibobo ngo uzagenda ije kundega nzita. Nta Mana dufite hano yatumye abantu ko bazakenyuka. Imana yatumyeho abantu nk'ubwoko bwayo, nta Mana itumaho umuntu ko azakenyuka. Aso nabisha abantu bari kurya imvungure, bari kurya bakanywa, nta urakenyuka muri bo bakoze ibyango Vava ngo nti uzakenyuka. Bakihonera. Vava utangiye umwaka ufite umujinya. Njyewe ndakubwiye ngo wowe n'abafana bawe ntihagire uzantera umwaka. Ndakubwiye ngo ntazagira untera umwaka umwuka kwa mbere. Ntabwo icyo gikenya ari cyo Vava azakenyuka kuko cyabivuze. Vava basi wakongera ukereka abantu isura ya nyayo yawe ya kera. Yewe uzavuga nzavuga, uzantuka musubize. Yongera byumva hari hose abishyire mu matwi ye. Vava azakenyuka banje gukenyuka we n'urubyaro rwe. Nuko Data we. Nta kindi bintu.
mayibobo zitagira office za mayibobo wundi zimitswe nandi mugani wa mamarioneri ni ugivuga ati ngewe setswa n'abantu muza mukandika amakomenti ubundi uba uri umupasiteri wimitswe nande wabatijwe nande ubundi ni vava wavuze sinangufu uzavuga ukomeye urakururaramo yewe data we nukuri kw'Imana basi ngayanganureke kongera gutukana vava ibintu bishobora kuzagutera umwako byo kwirirwa gutukana rwose abafana bakapanga muzantera umwako abafana bashobora kuzakwanga kubera gutukana nimwe muzantera umwako bazanyanga se mvugisha ukuri umuntu araje azamuye umunwa nta office afite nta torero ryamwimitse ntago yigeze arahira ko ari pasiteri araje ngo aje guhanura ngo abantu bazakenyuka wakenyutse wowe n'umuryango wawe mbere yuko abandi bakenyuka kandi ngiye mbaye gasopo kuko atazagira uwo ducakiranira muri ribu mbahaye gasopo natangiye mbabwira ngo mujye mushaka izindi nkuru mukora vava n'ubuzima bwe mu byibagirwe yewe data we vava abantu nyamara ushatse wasaba imbabazi abantu kuko saba imbabazi umuntu uzakavanga Imana yamutumye ngo zakenyuka ntundusha kuvugana nayo ntundusha n'uburenganzira nta burenganzira undusha ku Mana wakishwa newe ayewe data shava wetukana n'ukuri kandi ibyo ntabwo ari byiza haze rero namwe abanyamakuru mugateshwa kuza gukora ibiganiro aho ukaza usubiramo bitwa amazimwe ariko rero usubiramo ibintu byitwa amazimwe gukora ikiganiro byakunaniye aho kuraza uvuga ngo bava ngo bavuze ngo azakenyuka iyo urebye ubona nakenyuka kuko mwabivuze kandi ngendi mwumvira ibyo nabonye icyo mubajije ubona vava yakenyuka kuko mwabivuze oya ariko niba mu pastor Imana yamubwiye ware niba ukiza uzakibwire ngo vava yaravuze ngo ntago azakenyuka kuko wabivuze yego nyagasa shava wagakwiriye n'ukuri kwisubiraho kabwira abantu nisubiraho ikize uzagenda umubwira uko nkutumye sinkizi sinyana no kukimenya ariko icyo nzi cyo kiri mu bontegera urumva kiri mu bontegera uzakibwire ngo vava yavuze ko atazakenyuka kuko wabivuze avava nk'umugabo wawe muzashakana mugabo senyabaki umugabo nyabakira urani mugabo nyabaki imbwa y'umugabo gusa uriya mukobwa yaravuze ati hari abagabo hari n'imbwa mumugendaho yavuze ukuri uvuze yuko uri umupasiteri ari atari imbwa se kirani igice nibura nimbwira moka abantu bakamenya ko abajura baje wowe ngo nzakenyuka wowe n'umuryango wawe mwabanje gukenyuka nuko nkubwira ni Imana ngo yabimubwiye shaka ibindi bintu mbwira umvane imbwa n'imisega imbere shavava nakundi nyine undi mwana yarabwiye ngo hari abagabo hari n'imbwa mu mugendaho n'ukuri kw'Imana barahari nibyo shavava nago watuka umuntu gutyo kuri iyo level uriya we nta nubwo ari imbwa ubwo n'umusega kuko imbwira moka abantu bakamenya ko abajura baje mu pastor uri mayibobo uzagahanura ngo Imana ngo uramutumye ngo abantu bazakenyuka ninjye wisha abantu mu Rwanda se yabonye ari ngiye gikenya abicenda kare bari muri gereza bibikenya yabonye vava ari we gikenya kizakenyuka mwana afutse ejo bundi 2000 na kangahe ngiye vava ningiye gukenyuka kumurusha niwe gikenya ahubwo vava nukuri nge ndumva nukuri wacisha yewe nongere nkubwire ngo umugana wa marioneri imbwa za pastor zitagira office zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitarimitswe ngo zirahiri ntizikandorekeho Imana aragutumye ko ndi igikenya uzabanza ukenyuke mbere yanjye ese vava wizere ko umuntu wizere yuko umuntu ashobora kuba yagusengera ugapfa yaje se akadusengera tugapfa ntakansangayo ariko ntakansangayo nje ntakansangayo niko mubwiye ewe data we nasanga tuzahangana ayewe warasanga wa wundi uroga umuntu agapfa kandi azamusangayo urantataniye n'umurozi ayewe hari abantu njya mbona bajya kuri YouTube bakazamura sukari y'abantu Raila niwe ugivuga ati hagira nimbwa rero ntayivuga ngo mbwe none ahangaha ubundi mbere yuko ujya kubivuga ku gitangazamakuru wagiye uza kundeba mbiremera ku cya Mitsingi ujye uzumbwire ngo ngiye gukenyuka urebye nzajya nishyura abasokiriti urebe bizakubaho tuzasigana umuruho yampaye nka data shavava nukuri wagakwiriye kuba njyewe ku ruhande ntumbi ihanura umwana udafite n'umwuzukuru ko azakenyuka ati ubwo buhanuzi niba abandi baza ngo ibiti biraguye ngo yemwe ngo ibiti biraguye ngo n'amashami yabyo niko biguye mu rutoki biguye mu gahinga ibyo biti n'ibiti nyaraki asoni ubwo buhanuzi bwanyu ndabucecekesheje mu izina rya Yesu asoni yarambwiye ati nguhaye inka none igutumye ngo ndakenyuka mbanje kubasuhuza abakunzi ba Dr. Apostle nkunda bose happy aho muherereye hose muraba agaciro kuri twe
kandi ni ukuri turabakunda cyane. Mugumye mudukurikirane ku biganiro byacu tugenda dukora uko bwije uko bukeye. Ni ukuri muzunguka byinshi bitandukanye kandi tuzabagiriraho umugisha, namwe mutugirireho umugisha. Mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukande no kukazogera kugira ngo ubutumwa dutambutsa ntago ari ubutumwa bwacu, ahubwo ni ubutumwa bwanyu. Niyo mpamvu rero tukoze ikiganiro tukakirebera ntago byaba ari byiza, ahubwo turagikora kugira ngo namwe mukirebe. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byiza cyane. Hanyuma mutange n'ibitekerezo, mutange commentaire. Ndabasabira umugisha buri wese umaze gukora subscribe, bakanze no kukazogera, mvuga ngo amahoro n'umugisha bituruka ku Uwiteka bigumye kubomaho. Kandi ni ukuri uko wateye intambwe ukanda subscribe, ariko nawe Imana itera intambwe yivanga mu byawe, kuko ubu butumwa dutambutsa ni ubwa buri wese. Kandi ni ukuri nzi neza ko kubabwumva kubabukurikirana ndahamya neza ko muzunguka byinshi, yaba ijambo ry'Imana muzagenda musobanukirwa, yaba ku makuru atandukanye y'abasitari nahongeye kuzajya mbabwira, dore ko n'uyu munsi je kubabwira ku musitari wagize gutya agatukana. So ndaza kubabwira Vava bita Dorimbogo, mbasobanurire uko yatukanye, dore ko yatutse ngo umupasiteri wamuhanuriye akamwandagaza. Namwe ni ukuri muraza kubyiyumvira, nzashiraho audio amutuka, muzayumva namwe, kuko birasekeje, biranababaje, n'agahinda gakomeye. Ariko uko byagenda kose mu murimo w'Imana nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishano, niko Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana yavuze. Kuko Satani nawe abakanuye amaso. Birababaje kugira ngo umuntu umubwire ikintu narangiza agutuke. Urumva ntabwo yakontoroye ngo amenye ngo mbega ese ibi bintu nibyo cyangwa si byo, ngakora ubugenzuzi, ahubwo arahanukira aratukana. Urumva ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ndaza kubabwira no kuri mama Charlene, umugore uyu munsi umeze neza, reka mbyite gutyo, kuko ejo bundi yuriye rutemikirere yerekeza muri Canada agiye kwishakira undi mugabo, dore ko uwo babanaga bwa mbere batandukana bafitanye abana 5. Urumva asigara wenyine arera abo bana. Urumva ntago byari byoroshye, ariko Imana ishimwe ko wenda hari ukuntu igenda ikagira gutya igashumbusha umuntu, wenda wasanga igiye kumumara umubabaro. Reka rero tuzaba tubimenya. Reka rero ntangire mbabwire Vava ukuntu yatutse, atuka umupasiteri avuga ngo nimbwa ngo nangwa nimbwa iramuka, ngo hanyuma abantu bakamenya ko abajura baje. Aravuga ngo arenze n'imbwa. Urumva ni igitutsi gikomeye, ariko buriya umuntu bitewe na kamere yiwe, bitewe nuko yakoze ikintu akumva ko ntacyo bimutwaye, ariko nyamara ntago ari byiza gutukana. Noneho kigeretse kuri ibyo ugatuka abakozi b'Imana, uba wikururira umuvumo. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu giteye agahinda. Niyo mpamvu rero buri wese agomba gushiramo attention. Niba ugiye gutukana ukamenya ngo ngiye gutuka nde, ese ndamutuka muhoye iki, ese turapfa iki,
muri make ntago byoroshye, usibye ko gutukana ntago ari umuco mwiza, nta nubwo hari iby'i Rwanda rwose, ntago ari byiza. Abantu mutukana Imana ibababarire. Vava rero yihanukira agatuka uwo mupasiteri, yaravuze ngo yamuhanuriye ngo azakenyuka. Aravuga ngo mbere yuko akenyuka ngo uwo mupasiteri azakenyuke ari we, akenyukane n'umuryango we wose. Ngo ntabwo ari ikigomeke cyangwa se ari uwo gukenyuka, kuko aracyari umwana mutoya, niko yasobanuye. Ariko nkavuga ngo urupfu iyo rwaje ntago rureba ngo runaka afite imyaka ingahe, dore ko rutwara n'uruhinja, rugatwara umwana mutoya, rugatwara abakiri ingimbi, urubyiruko ruri kubyiruka, rugatwara abantu bakuze bageze mu zabukuru, rugatwara abasore n'abakobwa, rugatwara abagore n'abagabo, rugatwara abakire, rugatwara abakene, rugatwara buri umwe wese, rutitaye ngo mbega rutitaye kuri buri muntu, kuko igihe cyawe cyageze cyangwa se Satani yakwibye, birashoboka ko wakenyuka igihe cyawe kitaragera. Kimwe nuko gishobora kuba kigeze, abantu bo bakavuga ngo runaka apfuye ari mutoya, ariko si igitangaza, dore ko muri iyi minsi bigoranye, hari gupfa abantu bakiri batoya, ahubwo abakecuru n'abasaza bigaramiye rwose. Urumva ni ikibazo gikomeye. Navuga ngo Satani yamanukiye urubyiruko, amanukira abantu bakiri batoya bagifite ibyo gukora, dore ko umuntu agira gutya akagenda, ariko akagenda hari ibyo yakoraga byiza, ariko akagenda buri wese akimukeneye. Reka mvuge ngo rero murabizi hari abagiye bakenyuka, turavuga Theogene Nzahuke, aruhukire mu mahoro, Imana imwakire. Turavuga umusitari wapfuye, ba Jay Polly bapfuye bakiri batoya. Hari abasitari benshi bagiye bapfa, Ivan Buravan yarapfuye. So hari abagiye bapfa ari batoya bakenyutse, kandi ari abasitari banazwi. Ibyo rero si igitangaza. Niba yarahanuriwe bakamubwira ko ariho umwuka w'urupfu cyangwa se umwuka wo gukenyuka, ntabwo yajya gutukana ngo atuke abantu ngo nimbwa. Ndetse aravuga ngo nimbwa ifite agaciro, bivuze ngo uwo mupasiteri yavuze ko nimbwa imurusha agaciro. Ati gute? Kuko yaravuze ngo nangwa nimbwa iramuka, umuntu akamenya ko abantu baje aho hantu. Urumva ni ikibazo gikomeye. Rero ntibyoroshye, ariko Imana ijya iturengera. Ntago ari byiza gutukana. So si uwo gusa yatutse uwo mupasiteri, oya, yatutse n'abandi. Hari uwo bita Jennifer yaramututse nawe arangije araza aramusubiza, ngo yamututse ko we nk'ari imbwakazi, dore ko amaze iminsi atukana Vava dore imbogo, amaze iminsi atukana ngo hazagira imbwa imoka cyangwa ibwejura ngo bwe. Muri make amaze iminsi avuga amagambo atari meza. So bakagenda bamwe babyibazaho, bakavuga ati se uyu musitari waruje yivugira ibintu byo gusetsa, reka mvuge comedy nazo zidashinga, none atangiye gutuka abantu. Kiba ikibazo. Jennifer yaramututse, aramutuka ngo ni imbwakazi, nawe agiye kumusubiza aravuga ngo imbwakazi ni nyina, ngo imbwakazi zose ni kimwe. Aravuga ngo urugero amuhaye cyangwa se icyo amuhaye amubwiye ngo azagende afite itoroshi acana muri kenyina, ari kunyara yihagarika,
ngo hanyuma ngo arunguruka arebe ngo azasanga ngo imbwakazi zose ari kimwe. Bishatse kuvuga ngo yari ari kuvuga ati wantutse kandi ndi umubyeyi. Urumva muri make ntago byagaragaye neza, ntago iyo sura kuri Vava no ku bandi ari gutuka ntago ari byiza, ndetse n'abafana be bamufanaga urumva ni ikibazo. Ahatuka agahera ku bapasiteri akagera no ku bandi batandukanye agenda batuka, ngo afite kuhangana nabo ngo kuko ngo niyo bajya muri ribu yagenda akisobanura. Urumva rero ni ikintu gikaze, ariko Rwema nawe umusesenguzi, umugabo ujya ubasha kuvuga nawe ku bantu batandukanye bitewe n'ibyo bavuze, nawe yungamo aravuga tumva mwewe mugira ibyo mukina nabyo. Abwira Vava ati ugira ibyo ukina nabyo. Aramubwira ati aho gukina na leta wakina n'amabere ya nyoko. Urumva ni ibitutsi utakwiriye kuba umuntu yasubiramo muri make, ariko bifite icyo bivuze cyangwa se bifite ubusobanuro, ariko tugaragaza ikinyabupfura kuri iyi mihanda. Ni byiza ko niba uyigezeho ukaba ugiye gushakaho amahaho, reka mbyite gutyo, genda ariko ukora ibintu bizima. Niba usetse abantu basetse, niba ubwirize, niba hari produit runaka waje kwamamaza uzamamaze, niba ari ibiganiro ukora bitandukanye bikore neza, hanyuma abafana bawe ubanezeze, dore ko dukora ibinezeza abafana abagukurikirana. Rero si byiza kumva amagambo nk'ayo ngayo mabi ava mu kanwa k'umusitari, dore ko yavuze ko ubwewe avuga ngo amaze kwamamara, ubwo yageze Rurindo ngo abapolisi ngo bakaza bamusuhuza bose, bamusuhuza bavuga ngo uraho Vava umusitari wacu. Urumva rero ntago byari bikwiriye ko yagira gutya akajya muri ibyo, dore ko ari n'umuhanzi afite indirimbo bita Dore Imvubu Dore Imbogo, ariyo banamwitiriye bakavuga ngo yitwa Dore Imbogo. So yakora indirimbo akaririmba akanezeza abafana be, cyangwa se agakina komedi, filime zirahari, akajya mu mafilime niba byashoboka. Ariko akenshi ikintu numvisha abantu bari gushingiraho cyangwa se bari kuvuga cyane, ari Rwema yavuze ubujiji, ari Jennifer wamusubije nawe yavuze ko ari injiji, ubujiji ngo nibwo bimutera kubera ko ajya kuba umuhanzi ngo yari avuye mu kazi ko mu rugo, reka mbyite gutyo, yakoraga ngo ububoyi. So rero urumva ni ikintu gisebetse, bari kugenda babigarura bavuga bati n'ubundi ni umukozi wo mu rugo yagenda akasubira gukora akazi aho kugira ngo aze kwanduranya kuri iyi mihanda. Mbega bagiye bamutesha agaciro, dore ko umuntu ari we wihesha agaciro, ariko iyo ukitesheje nyine cya cyubahiro cyawe cyari kikuriho kiragenda. Rero ntago byoroshye. Ndibaza ese ibingibi bizageza hehe, kubona abantu baza kuri social media, ku ma YouTube atandukanye, ku macano y'abantu batandukanye bagenda batukana. Ese bizageza abantu kuki? Ese bizabageza he? Si byiza rero, tugomba kubyirinda, kandi ni ukuri tukagira natwe ikinyabupfura nk'abantu. Turega ibyo tuvuga tugomba gushiramo ubwenge, ku buryo niba ugiye kuvuga ijambo ugomba kuvuga ati ese iri jambo nta ngaruka rizangiraho. Ese abana banjye bazankurikirana mu minsi zaza nimba mbabyaye, mu gihe ntakiriho cyangwa ndiho, nta kibazo bizabatera. Ibaze gufungura channel ya YouTube ugasanga umubyeyi arimo gutuka abantu ababwira ngo nimbwa, nimbwakazi, ni ibiki n'ibiki, baramoka, ngo nangwa nimbwa, ziramoka abantu. Mbega
ntago byoroshye noneho akagendera ku ijambo rivuga ngo hari umukobwa watutse abagabo ngo abagabo ngo nimbwa ngo baramwikoma ngo kuko ngo hari imbwa ngo hari n'abagabo niko yabivuze ariko ntago ari byiza niba umuntu yatukanye wijya gusonga mu byo yavuze ahubwo wowe kora ibintu bifite ishusho nziza wigendera ku bandi uwo baramunenze bavuga ati yatukanye yatutse abantu ndetse buri wese arakomantinga bateraho komante bibaza ese yabivugiye iki so urumva rero ntago ari byiza gutukana bene data tumenye uko tugenda niyo waba uri umupagani utazi Imana ariko kameme wagira na roho bagaturika ne bavuga ngo ni roho mutagatifu abarokore tukavuga ngo ni mwuka wera wagira n'umwuka w'ubujyanama cyangwa se umutima wawe mujyanama akakugira inama ukumva ko ibyo uri gukora ari bibi niyo utakumva impanuro z'abantu baguhana bakubwira ati ibi ni bibi si bikwiriye ariko nawe ubwawe n'umutima wawe bigahamanya yuko wowe n'uwo mutima wawe mukatekereza yuko ibyo bintu icyo kintu ari kibi cyo gutukana reka rero vava dore imbogo muveho nivugire kuri mama Sharirene mama Sharirene mu by'ukuri yari umurokore reka mbyite gutyo asengera mu idini rya ADEPR yabwirizaga abantu kwambara bakikwiza icyo ni icyambere kugira kudasuka ibintu nk'ibyo mbega kugira imyitwarire bikurikije n'idini yasengeragamo rya ADEPR kuko barababuzaga gusuka kwambara za mini kwambara ibintu bibahambiriye bigaragaza ibice by'imibiri nk'amabere amabuno n'iki byose kwambara amapantaro gusuka imisatsi kagera mu mugongo ni byinshi bagendaga babuza bigiye bitandukanye hanyuma rero ejo bundi bagiye kone babona mama Sharirene we yambaye imyenda imugaragaza ibice byiwe imuhambiriye hanyuma babona n'agatambaro yashiragamo yitega babona nta karimo babona yahinduye yitambiye noneho yambaye nk'umusilamu babona imyenda yambaye ni migufiya reka mbyite gukijya kumera nka mini baribaza batese mama Sharirene ni wa wundi twari tuzi cyangwa ese aracyasenga by'ukuri cyangwa yaraguye mu yandi magambo ese aracyari muri ADEPR cyangwa yavuyemo ibyo ngibyo rero nibyo bibajijeho abantu bibaza uko bigomba kugenda birabacanga ariko nawe ubwiwe buriya yabikoze n'umutima we cyane ko wenda birashoboka ko uwo mugabo yari asanze muri Canada hari wamubwiye ati uzajye uzambare gutya uzasuke gutya mbega bitewe wenda ni ibyifuzo by'umugabo we niko yamutegetse dore ko abagabo natwe tugira ukuntu dutegeka abagore tukababwira ati mugomba kuba mumeze gutya cyangwa abakobwa bitewe n'uko umutima wawe ushaka cyangwa ukunda n'irari rikurimo niba ukeneye ko umuntu ahenura agahenura niba ukeneye ko umuntu agira ibyo yishiraho bindi ku mubiri bitari bisanzwe akabishiraho rero urumva ntago biba byoroshye wenda wasanga abantu bamwe bari kumucira urubanza ariko nyamara we akaba yarabikoze kubw'umugabo we bijyanye n'ibyifuzo by'umugabo wasanze urumva rero ni ikibazo gikomeye gusa guca imanza si byiza ariko iyo uciye urubanza ukaruca ari urw'ukuri urumva nabyo reka tuyigenekereze navuga ko biba ari byiza cyangwa se ku rundi ruhande ari bibi reka mbivuge gutyo ariko mama Sharirene akaba yari afite umugabo nawe yitwa papa Sharirene
bakaba barasezeranye byemewe n'amategeko bakabana, mu nyuma bikaza kwanga bagakora divorce. buriya umubyizi mukwe ntako aba atagize. Urumva nta muntu wishimira gusenya ngo abe afite umugabo bararana bafumbatanye, umwe amara undi imbeho, hanyuma akagenda ugasigara wenyine. Urumva kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko buriya nyine imico y'abantu bitandukanye, umuntu akwanga hari icyo wenda hari mbega abantu bajya gutandukana hari icyo bapfa. Kandi dore ko aho kugira ngo umuntu azafate ifuni akubita undi mu mutwe basange n'intumbi, cyangwa se afate nk'umuhora muteme, cyangwa se agira ibindi yamuha bimwica, aho kugira ngo ajye kumwica w'umurambo cyangwa abe yamushakira n'amarozi yo kumurangiza, byaba byiza ko batandukana, umwe akabukwe n'undi akabukwe, hanyuma amahoro umwe yabuze ari kumwe n'undi akayabona cyangwa se akayabura. So ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo umwe agiye kubukwe n'undi akabukwe, buri wese aba afite ishuri aba yinjiyemo, hanyuma aba afite uko agomba kwitwara n'uko undi agomba kwitwara. Nyuma y'ibyo ngibyo rero Papa Sharirene aza kubenguka umukobwa, nawe aramukunda aramutereta ashaka ko babana, ariko biza gupfa. So sinamenya ngo yibyishwe n'iki, ariko nyine ubwo wasanga hari icyo yabonye umukobwa atujuje, cyangwa se uwo mukobwa nawe yabonye Papa Sharirene hari icyo atujuje, mbega babona wenda guhuza bitazakunda biranga. Ubwo rero mu gihe agitegereje umufasha cyangwa se agitegereje kongera kurambagiza, navuga ngo nta kundi nyine nuko. Hanyuma Mama Sharirene we reka mvuge ngo bimuhire ibyo agiyemo, uwo mugabo agiye kwishakira bizagende neza, bazabane neza, mbega abashe kubona nuko yatunga abana, kuko urabizi abana 5 kubatungira muri uyu mujyi wa Kigali ntago ari ibintu byoroshye. Ushobora kubyumva ukumva biroroshye, ariko nimvuga gutyo ababyeyi bo murabyumva cyane kurusha abasore n'inkumi, mbega abatari bashaka urubyiruko. Wowe ushobora kubyumva uri urubyiruko ukumva nyine ni ibintu byoroshye, ariko ni ibintu bikaze. Dore ko ari abo bana baba bakeneye kwiga, baba bakeneye kurya, baba bakeneye kwambara, baba bakeneye mbega ibintu bigiye bitandukanye bituma babasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kumera neza, bakagaragara neza nk'abana b'umubyeyi nyine batibana. Ntago nubwo navuga ngo icyo gihe baba bahindutse, baba babuze umubyeyi umwe, ariko ntago ari kimwe no kuba uri imfubyi buri nta mubyeyi ugira, nta papa nta mama ufite. Icyo gihe ukaba ubaye papa, ukimama ukipapa, byose ukabyimenyera iyo nta babyeyi ufite. Ariko rero urumva bo basigaranye na nyina, wenda se na se, wenda hari ukuntu yagiraga gutya akagira icyo yabafasha, cyangwa se ntabafashe bitewe nuko abishaka. So ni uburenganzira bwabo, dore ko bajya kubabyara abo bana barababyaye nyine, ariko uko byari kugenda mu nyuma babarera n'iki, ubwo nyine nuko icyo batanze ni icyo bari bafite, cyangwa se n'icyo bagitanga ni icyo bafite. Muri make imbaraga zabo bashyiraho n'izo ngizo, reka mvuge gutyo. Rero urumva Mama Sharirene bamushinjije ko nyine bari kwibaza abantu bose, bibaza batese aracyari umurokore, ese yabivuyemo nta gisengera muri ADPR. Urumva ni ikibazo, ariko yasengera muri ADPR yahindura akajya mu rindi dini, yakora ibindi akora, navuga ngo nuko nyine nuko byagenze. So cyokora idini ryabo rya ADPR ntago mpamya neza ngo ntago nzi uko babigenza cyane, ntago nzi buryo babikurikirana cyangwa se amategeko yabo yose. Ariko Bibiliya iravuga ngo umuntu natandukana n'undi
bombi bagatandukana. Ku ruhande rw'umugabo n'urw'umugore barasezeranye cyangwa se barabanye badasezeranye, buriya si ngombwa. Mbonereho no kubwira abantu bavuga ngo abantu barishingiye, ngo barishinguye, ngo bagize gute, babavugaho amagambo agiye atandukanye. Buriya ntabwo ari byiza, kuko isezerano rya mbere rishigikirwa n'Imana cyangwa se rituma abantu babana ni uguhura bwa mbere bagateretana, bamara guteretana bakabyemeza bakemeranya kubana, bamara kwemeranya kubana bakajya kubyereka ababyeyi, bakagenda bakabibwira ababyeyi, ababyeyi bakabyemeza, bakagenda bakava ku babyeyi, ubwo ndavuga bazasezerana, bakagenda bakava ku babyeyi bakabijyana ku itorero, bakava ku itorero bakabibwira no muri leta, na leta nayo ikabasezeranya, hanyuma bakabana ngo byemewe n'amategeko. Hanyuma n'abandi babanye gutyo badasezeranye nabo baba bahuye, bamara guhura bakikundanira, bakabyemeranya ko bazabana nk'umugore n'umugabo, bakabana bahura, bagahita bagenda bakibanira, ni uburenganzira bwabo. Rero isezerano rya mbere navuga ni iryo umuhungu n'umukobwa bagirana, n'iryo sezerano rikomeye. Naho ibindi biza nyuma ni imihango, dore ko hari ibyo usanga muri iyi minsi bineze cyangwa se biteye n'isoni, ugasanga umuntu yakoze ubukwe, yakoze bibibi, ariko mu minsi mikeya ngo divorce, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Dore ko bamwe batandukana bitewe n'ibyo basezeranijwe cyangwa babwiwe by'ibitangaza ntibabibone, cyangwa se bakabona ubuzima burashaririye akabona atazabyihanganira, cyangwa se ibyo yaje amushakaho niba yaraje amukurikiranyeho ibintu akabona nta kuntu azabibona, hari ukundi kuntu bimeze, muri make akabona nta kuntu biri bugende, cyangwa se niba yaraje akurikiranye iyo mitungo akabona ko ari bubashe kuyibona byoroshye nibatandukana, akagira vuba akava mu nzira akagenda kwirira ayo mafaranga cyangwa se akayakoresha ibindi. Nuko hari abantu babikora ari nka bizinesi, ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu buriya umuntu ujya kubaka cyangwa gushaka umugore n'umukobwa akajya gushaka umugabo, mujye mubanza musenga Imana, muyibaze, hanyuma muyake n'ibimenyetso, umenye ngo mbega umuntu tugiye gushakana tuzarambana, ese koko urugo rwacu ruzakomera? Mwaba mubanye musezeranye, mwaba mubanye mudasezeranye, reka mvuge ngo Imana iyo yatanze umugisha cyangwa se yabashigikiye, mwaba mutarasezeranye, mwaba mwarasezeranye, ni ukuri mpamya neza ntashidikanya kuko mutera imbere. Icya mbere upfa kubuza icyakuvanye iwanyu. Niba warajije kubaka uzubaka, niba warajije gusenya uzasenya. Ibyo ni ibintu bibiri. Hari ukuza uvuye iwanyu uje kubaka, yego rugakomera, afite intego yo kubaka, hari n'uza afite intego yo gusenya. Urumva ni abantu babiri batandukanye. Rero ntago byoroshye, niyo mpamvu mugomba kuba maso, mwa basore mwe, mwa bakobwa mwe, mukaba maso mugasenga Imana ikabereka umugabo nyawe cyangwa se umugore nyawe, ku basore no ku bakobwa, ubwo mwabyumvise. Rero byaje kwanga nyine baratandukana, ubu ngubu agiye kwishakira undi. Sibye ko narindimo mvuga kuri Bibiliya, nubwo ntabirangije reka nongere mbisubireho. Bibiliya ivuga ko umugabo n'umugore nibatandukana, umugore azabukwe n'umugabo akabukwe, niba nabyita gute, sinzi ukuntu nabivuga, ariko wemerewe gushaka ari uko umugore wawe atakiriho cyangwa se umugabo wawe atakiriho.
icyo gihe ubu byemerewe kuko nta tegeko riba riguhambira cyane ku basezeranye. Nta muntu wemerewe gusezerana kabiri kandi buri uwo basezeranye bwa mbere akiriho, urumva ni ikibazo. Ku mugore no ku mugabo ntabwo byemewe. Icyo gihe ugomba gutegereza cyangwa se ukihangana, muri make ugasaba imbaraga za Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zikagufasha, zikabigufashamo kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi utaza kunanirwa kwihangana ugakora ibidakorwa. Reka mvuge ngo rero byari ibyo ngibyo nagira mbabwire, ariko umwanzuro navuga yaba ku batukanye yaba ku bagiye gushaka abagabo ni byiza, ariko uwatukanye ntazongere gutukana, bireke, si byiza. Noneho kwihandagaza ugatuka abakozi b'Imana, ntubuzi ngo umukozi w'Imana yarihamagaye cyangwa yahamagawe n'Imana. Rega hari abantu bazajya bakubitwa bazize gutukana cyangwa se bazize kuvuga amagambo mabi ku bakozi b'Imana batabizi. Kubera iki? Kubera ko babivuze batazi uwahamagawe. Niba ari Imana yahamagaye uwo muntu cyangwa se yarihamagaye, ni ikibazo gikomeye. Cyokora yarihamagayeho birumvikana, ushobora kudahanwa. Ariko niba ari Imana yamutoranije ikamusiga amavuta, icyo gihe ukamuvuga, uzahanwa rwose. Kandi iyo uhanwe igihano buriya ntabwo kiba cyoroshye, kirababaza. Ndumva ibyo ngibyo murabizi neza. Hanyuma reka mvuge ngo amahoro n'imigisha by'Uwiteka bigumye kuba kuri mwebwe, kandi n'abagiye gushaka bizabahire. Ni ukuri tuzanezererwa nitubona ubuzima bwa mama Sharirene buhindutse ndetse n'abana be, muri make bagatera imbere bakagera kuri level ishimishije. Reka mvuge ngo Uwiteka azabashyigikire kandi ni ukuri abateza intambwe mu byo bakora byose. Nta mwuka w'ishyari tugira kuserebura tubona abantu bateye imbere, kandi ni ukuri. Reka mvuge ngo nawe utari mama Sharirene ugiye gushaka, reka mvuge ngo nawe uzubake rukomere, cyane cyane ku basore n'abakobwa ndetse n'ababa byaranze wenda bakongera bagashaka abandi bisungana. Ntabwo biba byoroshye muri ubu buzima, ariko Imana nyine izagenda ibarwanirira intambara zose, kandi Yorodani muzagenda muzambuka mubashe guca mu byo munyuramo mubisoze amahoro. Reka mvuge ngo abari kugeragezwa mwihangane, abafite ibibazo bitandukanye mwizere Imana ko ibibazo ijya ibirangiza. Abihebye nimuhumure, abashonje mwizere ko Imana ishoboye byose yabagaburira. Hanyuma abadafite uko bameze, Imana igire icyo isobanura ku buzima bwanyu. Hanyuma reka mvuge ngo Uwiteka Nyiringabo Imana agumye abiteho cyane cyane, kandi abakozi b'Imana namwe mvuge ngo Uwiteka abagarukeho, abambika imbaraga n'amavuta, kandi abahe gushira amanga. Muvuge naho byagenda gute, naho batukwa, naho mwatukwa cyangwa se tugatukwa, kuko nanjye ndiwe sinakikuramo. Imana ijya iduha n'imitima yo kwihanganira ibyo ngibyo, kuko na Yesu baramututse, ari we tugenderaho cyangwa se ari we ntangarugero. Intumwa zaratutswe, si ubwa mbere rero byaba bibaye, ariko tujye twihangana. Reka mvuge ngo uko byagenda kose Imana iri mu ruhande rwacu, kandi ntizadusiga, ntizaduhana. Hari ijambo riri muri Zaburi ibice 12 murongo wa 6 havuze ngo iki?
haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahagurutse ni ko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo baciriye ingoni. Bivuze ngo Uwiteka uko byagenda kose, nubwo waba uri mu bibazo, nubwo waba uri mu ngorane, nubwo waba uri mu buzima bushaririye, hari impinduka zigomba kuba. Nubwo ubona bwije ariko bushobora gucya. Ushobora kuba uri mu gicuku ariko ejo bugacya. Haleluya. Bivuze ngo hari impinduka rero ushobora kwakira, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana ahora tubereye maso. Haleluya. Kandi uburinzi bw'Uwiteka buturi iruhande, kandi Imana ituba hafi kurusha imyambaro twambaye. Reka mvuge ngo rero kubw'iryo jambo mbabwiye, ribafashe kandi rigira aho ribavana, rigere n'aho ribageza. Mbabwira yuko kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Tupayasikamando jezi dota nini wayasikamora jezi, reka tutawayasikamando ya shayinimora. Reka mvuge ngo Uwiteka Nyiringabo Imana abashyigikire. Reka mvuge ngo ukuboko k'Uwiteka kugumye kubane namwe, kandi buri muntu wese ukurikirana iyi channel ya Dr. Apostle Nkundabose Happy, nukuri mugumye mugubwe neza, ikiganza cy'Uwiteka kigumye kibarambukire. Nukuri amahoro n'imigisha bigumye kubomaho, nibyo mbasabiye. Muteri intambwe, muve ku rwego rumwe mugere ku rundi. Reka mvuge ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ajya abahozaho amaso. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfuye akazuka. Amen.